Gutabarwa kwanjye kwavaye Mana urera uri nkuru mwami nawe usa nawe. Ijambo rya rambwira ngo uhera mu itangiriro ukavuga iherezo, ukavuga ngo imigambi yanjye izakomera mwami. Reka imigambi yawe ikomerere muri iki mu izina rya Yesu. Imigambi yawe ikomerere mu bantu, imigambi yawe ikomerere mu bakomeye n'aboroheje. Imigambi yawe mwami, ndahamagara imbaraga zawe zimwe zahiritse Yeriko. Ndahamagara imbaraga zawe zimwe zatandukanyije inyanja itukura. Ndahamagara imbaraga zawe mu bugingo bwawe, mu mutima wanjye, mu bwenge bwanjye ndetse n'abazengurutse. Ujye umugabo n'ukubita umugore ahahukana najye kwa muganga, ahora n'ikibando munsi y'igitanda amanywa nijoro aharanira kubimbwa mu muryango. Ubu rero ikintu kigiye kubaho buse rero ndebe miteja, avoka, karoti. Ako se bosi, ako rero bosi nawe sigaye mbona wagira ngo asigacanganyikirwa. Iyo yifasha akajya mu isoko akagura voka kuko abona hano indurwaye bwaki. Kuko ako ndamurenganya. Bundi ziri stress, afite stress nayo muri no minsi ameze nk'umuntu urwaye stress. Surifashe uguze voka, karoti, imiteja, puwaro, ibintu ni ibintu bitajyanye reka. Ibintu bitajyanye. Se bambwiye ko ngiye rwaya mibe. Umumurikire umutima w'umurikire mu izina rya Yesu. Amen. Hello. Uraho nshuti yanjye. Negoye. Umeze ute se nshuti yanjye? Yego nshuti mbwira nta kibazo. Urebye rero bigaragaza muri iyi minsi. Oye ufite ibigeragezo. Aho nasanze ikintu cyafasha cyonyine ari ukwinjira mu gakiza. Buriya reka nkubwire ikintu gikomeye. Nk'umuntu nkawe ugikizwa, ndashaka kukubwira ko inkomezi ya mbere ni ugusenga, kandi bigerageza ufite ntucike intege. Kaza nkwereke. Se no rebe byo ni ibiki birimo mu hano. Amba. Amagi. Ako. Umva ari marasenga. None yahita mama. Sika ndebe. Cyo kijyaye n'amagi. Ano magi nagomba kuyarya. Amagi nagomba kuyanjana. Nibishoboka. Ntago bibaho. Amagi ngomba cyakoze mbonye ikintu yahashye mu bintu byose. Yahashye. Mbonye ikintu yasesemo kizima. Amagi. Wenda ngo wumve ushobora kuba Satani buriya agira amayeri. Satani agira amayeri, arashaka kugusubiza inyuma. Ariko buriya waje gushaka akanya waje gushaka akanya ukaza tukaganira, tukavugana nkaza kukubwira neza uburyo ino nzira y'agakiza umuntu ayigendamo neza. Ndashaka kukubwira iki kintu. Buriya Imana yo mu ijuru, uranyumva ariko? Imana yo mu ijuru ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguha imbaraga, bwo kuguha inkomezi, ugahagarara muri ibi bintu ukabishikamamo neza. Nabonye uri n'umwana muto ku buryo urubyiruko nuvuga ngo uba reference, bajya bashaka umusore ukijwe bakabona wowe, bajya babona umuntu ufite indangagaciro z'ubumana bakabona wowe. Uza gushaka ukuntu uza kungeraho, uranyumva?
uze gushaka ukuntu ngeraho uze tuvugane. Imana y'amahoro iguha umugisha mwinshi. uzi ko gusanga mu rugo uza kuza nta kibazo. oya ngomba kuza kubigaragaza ndi kunyuramo uza kuza rwose. ndaza kabisa. Sawa. Imana yo mu ijuru ni Imana ifite ububasha, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana ihindura amateka, ni Imana idukunda turi abanyabyaha. Ndimo ndashaka uyu mwana reka nze musengere mubwire inzira y'agakiza. Shobundi yarakijwe numva ndishimye, ubwo kuri aka gasozi twaba tugenda turushaho kugenda tubona iminyago kandi reka ndaza kumwinjizamo ino Bibiliya umuzingo amenya amabanga yo muri iki gitabo. Imana y'amahoro rwose ifata umutima we mu izina rya Yesu. Ariko Kataba we ambutiyaje ayo ngayo ni ugomba kujya nyarya, ayo ni ugomba kujya nyimenamo, niko bigomba kugenda. Naho ubundi ibintu byo kumbwira ngo karoti, ibintu by'imiteja, ibingibi ntabwo ngiye ndwaye bwaki. Ibingibi navuye iwacu mbihunga, navuye za Nyakarere, ibingibi ari byo munga. Ambutiyaje sha ngwino hano nkubwire. Ubundi baravuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Abana b'abahungu barimo barakizwa, ubu iwanjye yirirwa anesha umutwe. Reka bari bemperaho nganiriza ijambo ry'Imana. We ambutiyaje ibintu by'uko ibintu byawe bwira mubwire ambutiyaje akumana. Ubu ntagiye nzigera mumeka cyangwa ngo ukiri utaraso ku mubiri. Nuko mpamagara buri kanya. Za nibi caha vaha daha mana yanjye. Nkamuganiriza nkamubwira urukundo rw'Umwami wa Yesu Kristo. We ambutiyaje Gweno yego bose. Nikize kandi iki shizo nkweto hariya zishira hariya. Buya urumva sengera mfukamye hano naho kubakwa. Kura muri izo nkweto zawe. Naho kubakwa. Shira inkweto zawe hariya. Zishira hariya. Shira hariya. Izanjye zose. Okay. Urumvikana. None se boss nanjye ngiye gusenga se kandi. Mubwiye ngo kuramo izo nkweto shira hariya hano hantu nangaraho gukandagiza inkweto. Uze tuganire ndashaka ari cyo nshaka kutuvugana. Okay. Nta kandi gashara se kiyongereye. Oya nuvuga ngo nangize mugiye kuzaba icare neza. Umva rero ambutiyaje ndashaka kukubwira aramagambo tugiye kuganira. Kandi amagambo meza ndashaka kukubwira urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Ariko mbere yuko ninjira aho hantu ubundi ndagira ngo umubwire mu buzima busanzwe mbwira ikintu cyaba kirigeze kigushimisha. Ngiye buranshimishwa no kurya. Nshimishwa no kurya gusa. Kuri iyo uriye urishima. Oji nta bindi ubundi byishimo byanjye mbikura ku isahani. Ibyishimo byawe biri ku isahani cyane niho biva nta nahandi. Icyo ni cyambere. Nshaka kandi kantu wambwira kaba karakunejeje. Kaba karanejeje mu buzima bwawe. Nuko turi kumwe. Nta n'ikindi buriye. Iyo turi kumwe bumva wishimye cyane rwose. Imana igombagisha. Mbwira rero ikintu cyaba cyarakubabaje. Nagiye nababara kuko kamubwiza ukuri bose. Nagiye nababara kuko ibimbabaza by'abari byinshi. Buriya niyo mbonye mamo kimwe cyonyine. Uzi ikintu kimbabaza? Umunsi nafashe imbabazi ba muri iyi nzu ngafata nimwe uzababara. Hoya umunsi nyine icyo nicyo kimbabaza. Ndavuga hazaturuka ibyishimo umunsi nzafata mimwe. Izo ngizo byihore ndaza kwishakira rwagakoco. Ndashaka kukubwira rero urumva mu rukundo Imana igukunda urumva nanjye siranze mu bintu byakubabaje mu byakunejeje hejuru yabyo hari urukundo rukomeye rw'Imana. Umva iki ijambo ry'Imana ririmo rimbwira aha hantu. Tugiye gusoma hano
dusome no kuvuga ngo uyicare neza ariko icare neza kandi ugomba kubaha no kuvuga ngo hano iyo turi muri ibi bintu uba ugomba kubyubaha icare neza ugatekana umva iki ijambo ry'Imana rimbwira hano muri Yohana uyu nguyu ni umwe muntu umwe hanyuma rero umva iki ijambo rivuga iyo usomye bice 3 ku murongo wa 16 hari amagambo meza ahanditse aryoshye haravuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane barimo nakatabarwa ngese kandi haranze abari mu isi Imana yakunze abari mu isi ubwo nanjye abagabo abagore abasore abakobwa ingeri zose abasaza buri muntu wese kuko Imana yabakunze ikabakunda urukundo rukomeye ikabakunda urukundo rwa rundi rwimbitse urumva byayiteye gukora ikintu gikomeye kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese waba warize waba utarize waba uri umukire waba uri umukire umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho buriya we ko buriho waravutse ni ukuvuga ngo ufite ubuzima ariko kugira ngo uzabeho na nyuma ya hano nuko wizera uyu mwana wizera umwana wacu Yesu Kristo iryo jambo hari ahantu nigeze gutambuka numva barimo baravuga ngo wizera umwami n'umukiza ibyo bintu bitandukanire umwami umukiza abantu babiri nuvuga ngo Yesu ni umwami uramujya neza ni umwami wa twese akaba umukiza wacu nuvuga ngo mu yandi magambo ni nkuko witwa ambutiyaje ariko mu kanya nkagerekaho nakatabarwa ni amazina y'icyubahiro cy'umwami wacu nuvuga ngo ni umwami akaba n'umukiza ibi bintu ndagira ngo ubyumve neza mbega ni byombi reka gutinda ntunganyirize icyanjye gusenga amatera ndumva biryoshye iki kiganiro ndaza kugisubukura ariko nanone hari ahantu bumemukiye negura icyanjye ubu nabyukanye vibe zadanje zo kugira ngo nikorere utuntu two mu rugo none nawe unzanye muri ibi ngibi koko impamvu nari mbikuzanyemo ndagira ngo ejo cyangwa ejo bundi urumva neza ntawamenya iby'uru rugendo iherezo ryawe rizaba ryiza muri Kristo Yesu uje ariko ngewe no sare cyo hari icyo mpfa n'Imana se iherezo ryanjye rigomba kuba ryiza cyambere nuko ngomba kurya ikindi nkaba n'umuntu ukomeye ugomba gukomerera mu mwami haguruka ntunganyiriza icyayi gusa icyayi gira bwangu mukaruse cy'amata oya se rwose muri urugo tunywa mukaru habaye iki banazanye amata rwango kadogo aba yakugemuriye urumva noneho yakuzanira hano nubage unega mukaru habaye iki kanze ndebe uko none se icyayi nisheka n'umugera kw'inshushu wayinywereye none se ubwo inkweto nzitware se nase ubundi ko nayo guhamagara nayo inkweto jewe ngo mugore kanze ku mana yanjye ubu ngubu umuntu yavuga ngo mutyaje boss usigaye umenyera ku buryo usigaye nkuramo inkweto ngo uri kumbwiriza niho tugeze ubu ngubu utangiye kumbwiriza unkuzamo inkweto ngo ni nkuremo inkweto nanjye mfata ijambo ry'Imana ubu se utekereza ko Imana yagiye kunzana muri urugo inyanze yari inyanze Imana irankunda njyewe Imana buriya no mu ijuru buriya ifite ikintu cyitwa amarembo nge nzinjiriramo nzinjira mu marembo yanjye njyenyine njye wambutiyaje none utangiye kumbwiriza mwuzamo inkweto aka ni agasuzuguro nutangiye kumenyera none ngo uri gushaka n'ibyayi uzanywa icyayi nakiri muri urugo uzanywa icyayi njyewe ambutiyaje nakiba muri urugo nta soni uramuha n'icyayi wiza ngahise icyayi ako kankwereke agushaka ejo bundi wakarabije urusenda ntunyuzwe ubu ngiye kuruguha uyu mwana ngomba kumusengera kandi uko byagenda kose kansengera urugendo ngiyemo Uwiteka Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turagushimiye muri uyu mwanya mwiza ngushimiye ko tubyutse turi amahoro rero tugiye mu murimo wawe mwami ngiye mu murimo wawe ndakwinginze kugira ngo duhe abakizwa mu izina rya Yesu tugiye mu murimo wawe ndirukana ikibi cyose mu nzira mu izina rya Yesu ndi mu ngendo gendane nanjye
gahunda zose zo mu rusengero, gahunda zose mwami Imana tubane nawe mu izina rya Yesu Kristo, tubane nawe turinde. Ngiye kugupangira noneho ibibyo ninsimusiga. Jesus is Lord. Kanze nkwereke ubu ngiye kugupangira ikintu cyitwa karjukumve. Karjukumve nkwereka hambuti yaje n'urombera mu bushaka. Ntasoni urambwira ngo ushaka icyayi, nze nkwereke ngiye kukigutunganyiriza. Soje umwango ni gukorera icyayi bose, ngiye kukigukorera ewana cya danje. Bagita kabanga shasi na Gerard ngira ngarama karankorera umuti. Nze nkwereke kwangira mwami Imana nyemerera imbaraga zawe zimanuke, tuhamagara imbaraga zawe, tuhamagara Mwuka Wera, tuhamagara gukora kwawe, tuhamagara ububasha n'ubushobozi bwawe mu izina rya Yesu. Ngwino ugenderera abarushye, ngwino ugenderera abarwayi, ngwino ugenderera abadafite shinge na rugero, abadafite kire ibintu byawe byo kunywa icyayi. Ngiye narakubwiye ngo igihe cyose uzajya wumva yuko ushaka kunywa, njye wumva utaje nyiba muri urugo, ntabwo bizigera biguhira bose. Nze nkwereke naguhaye piripiri niwanyurwa, ariko ni nkukubita sina Gerard ewana urahita uba generali. Abadafite uburyo bahugura icyo mu izina rya Yesu. Reka mwami Imana ibihe tugezemo abantu bakubone, abantu bakubone, abantu babone imbaraga zawe. Tayari aho ngomba kugupangira. Si icyaha ushaka? Abo bantu babone imirimo yawe, babone icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tumushimire rero, komeza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nta n'isoni wowe uratinyuka ukambwira ngo rurabaye nta soni wowe. Nze nkwereke ubu ngubu umva ko bajya bavuga ngo iki ndagupangiye, cyo bita umupango. Ubu ni njye bita wa mipango. Nze nkwereke ubu ndaguhamije, ndakwemeje, cyo bita inyotwe wowe. Si icyaha ushaka ko se ubu urakoze na Zimana. Ako genda mutaje menya wanaro. Chira birarura. Aho ngako ndakumva aho urapfa, urahitupfa. Manandurira amaso yanjye ku misozi, ndegutabarwa kwanjye kwabaye kuwiteka niho guturuka. Imana yaremye ijuru n'isi, nizemera kwibirengere biteguza, ikurinda amabwire n'ikira n'isinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora maso n'isinzira. Boss. Yes. Ubu rwose icyayi cyatunganye. Urakoze cyane. Ubu icyayi cyabonetse. Hano nanjye ndimo negura ijambo ry'Imana. Ngwino umwe kabisa. Ngwino umwe. Reka gukomeza bose. Nubwo icyo ngukundira. Rimwe na rimwe hari igihe wabaye muzima, ubundi waparanganye. Ubu ubwo rwose ndakubwiye ngo njyewe ndapodete. Nkuko njyewe buri kintu cyose burangiye. Kubyo ndapodete. Ariko ambutiya ngenda shaka kubaza. Muri no minsi uri murigira he? Oya ngenda kubwiye ngo ndapodete. Ujya muri banze ngenda shaka kubaza umwarimu wawe muri no minsi nindi. Njyewe se ku buryo usigaye uvuga n'igifaransa. Buriya reka ngubwire. Buri nsomera ijambo ry'Imana. Byose biratungana. Wewe fungura. Ubu abakristo bakuze. Ubu abakristo barategereza. Umuntu umwarimu wawe muri no minsi nindi. Usigaye ntungura. N'igifaransa gisigaye cyuvuga. Uja zaje kongoboke izo zose ndazizi. Ujya wewe fungura.
fungura muretse boss iki ngiki ni cy'umukozi none se zigazana ibikombe bibiri bimeze bite iki ni cy'umukozi cyo mba nawe utegura n'ikiri iki cy'abakozi none se ndanywa iki cyayi mwe hamwe hari ukuntu biba byivanze ukuntu mba ndapodete nayo nkayazana ariko ntugire ikibazo ni karibu ku meza nakuto zirahari nakuto iyi muraro burayigura oya uretse gatoya muri apudete mugutegura icyayi apudete cyane none se iki gikombe ukijyanye he ubu ngubu ukuntu bimeze urabona isi turimo irimo iriruka ifite umuvuduko wa danje udasanzwe ubu rero utirukanganye nayo urasigara urasigara utirukanganye n'iterambere turimo turagenderamo urasigara we ni karibu ku meza fungura ubu abakristo bakubuze urazi icyayi we barya icyayi warya muri apudete ugenge mbona nda apudete ubwo none se umuntu ufite morale ubundi ukuntu bimeze bose ubundi buriya ngewe ndambutiyaje iri apudete uhora ya apudetinga karibu ku meza rwose ubundi wowe uzi ko ushobora kuba urukenereza ushobora kureba amagambo uba ufite bikarangira amasengesho nkererewe kubera ko uba nababaye umushyashya oya abakristo ubu ngubu bari no gutegereje ejo bundi nkarabarya amazi yandiye mu matwi no mu maso nabwo wari ufite morale nk'iyi buriya iyo ngewe nzi neza ko ngiye kubona amafaranga bose buriya hari ukuntu ariko amafaranga warayabonye sha ubundi nayo rwose urumva kuko ubu bamaze no kumamagara bambwira ngo kimwe cya kabiri cy'amafaranga kigeze Nyabugogo burya ni karibu ku meza rwose wewe ubu abakristo baranagutegeka ni karibu ku meza ni karibu bundi rwose nituvuga kabisa banzungu nese ibi bintu iki ni igiki kirimo hahantu igiki urumva uburyo iki ni cyayi zuba uri kucyumva wacyumvisha urumva bimeze bite amazi yo kunywa ubakize amazi yo kunywa ubakize nta mazi yo kunywa oya wese amazi yo kunywa none iki ni cyayi kirimo tangawizi ya danje iyo ni tangawizi uri kubyumva uburyo irimo yagenda ifungura imitsi yazibye rero nabyumva uburyo kiri kugenda cyifungura imitsi kabisa ubundi iki ngiki nicyo kigenewe abantu iyi ni tangawizi ingana gutya yeguye imeze nk'umuriro nta giteguye ururimi rukaba rwobotse cyo nicyo kikubwira iki cyateguwe ubu ngubu hari tangawizi ese bose tangawizi ntuzizi se burya tangawizi rega oya ni karibu ku meza we banza ufungure oya uretse gato shyiramo none se bigenze bite burya we banza buriya wabaye agakombe sha buriya agakombe nk'amazi sha oya kamubwire iyi tangawizi ubu urimo urica umwimerere w'icyayi nateguye ubu urimo urica umwimerere wampaye agakombe kanini nkanywa amazi sha agakombe kanini kabisa iyi ntabwo ari tangawizi niki iyi ni iy'abantu nkamwe mugeze mu myaka nk'iyawe urumva iyo uyinyweye ufunguka mu mutwe reka nkwereke rero ubu uri gufata amateraniro nk'akererewe amateraniro ujya abakristo oya shangiro umwe ho iyi tangawizi sinayibasha Dissolve!